Ipfundo ry'ubutumwa. Twongeye kubasuhuza mwese bakunzi b'ikiganiro Ipfundo ry'ubutumwa. Uyu munsi turabaganiriza ku nkuru y'urukundo. Iyi nkuru iradufasha kumenya uburyo twabana na bagenzi bacu, inshuti zacu, abakunzi bacu, tukamenya neza abo turi kumwe nabo n'abo tugendana nabo, bikadufasha kubaka umubano mwiza hagati yacu. Hari umukobwa wakundaga kwitegereza inyenyeri zo mu kirere cyane, gusa akagira n'imico itari myiza. Nyuma yaje guhura n'umusore, bahurira mu isabukuru inshuti yabo bombi. Baraganira, baba inshuti. Nyamuhungu niko kujya asura umukobwa inshuro nyinshi, bareba inyenyeri zo mu kirere. Nuko umuhungu niko kubaza umukobwa ati, ese ni cyo ukunda kureba inyenyeri? Nyamukobwa ati, nuko mba numva nanjye nifuza kuzaba inyenyeri. Umunsi napfuye njye n'umugabo wanjye, tukazamurikira abana bacu. Umuhungu niko gusaba umukobwa ko bakundana, bakazaba izo nyenyeri ari babiri. Umukobwa ntiyabyemera, gusa umunsi ukurikiye aza kubyemera, nubwo byabaye umwanzuro afashe ahubutse. Hashize iminsi mike umukobwa niko kutiyumvamo wa musore. Umusore yaza akamubura, hamwe bakundaga guhurira bareba inyenyeri. Hashize igihe kimwe nyamukobwa niko kwibwira ko umusore atakijyayo, maze ajyayo kureba inyenyeri, bisanzwe nk'uko yazikundaga. Agezeyo amaze akanya gatoye, umuhungu niko kuhamusanga, amubaza impamvu atakiza ngo bahure. Umukobwa niko kumubwira ko abona imico yabo n'imyitwarire yabo bidahura, ko bibaye byiza batandukana. Umuhungu arababara cyane, gusa amwemera ko agiye kumujya kure, kubera ko atamubangamira. Ku mwanzuro we yafashe kandi amukunda, umukobwa asubira mu mico ye itari myiza we n'inshuti ze. Nyamuhungu amujya kure, yewe amuhereza umwanya, gusa Nyamuhungu akomeza kujya amwandikira akoresheje iyindi nimero ya telefone, akajya amwohereza ubutumwa bumusaba kwisubiraho, agakosora bimwe mu bintu bibi akora. Umukobwa bikamutera ubwoba cyane, akibaza ikintu gitera uwo muntu kumwandikira izo mesaje. Nyamukobwa yikomereza za ngeso ze mbi. Muri za ngeso ze mbi niho yaje guhuriramo n'ikibazo gikomeye, arwara agakoko gatera sida. Gusa ntiyabimenye, bibaho, akomeza ahubwo kugira amakenga bwa butumwa bajya bamwohereza. Niko guhamagara ya nimero nyirayo, amubwira ko imaze igihe ikoreshwa na wa muhungu babenze. Nuko umukobwa arikanga, niko gufata umwanzuro wo kujya kureba wa muhungu yabenze. Ageze iwe w'uwo musore arishima cyane, kuko n'ubundi yakundaga uwo mukobwa. Abwira umukobwa icyamuteraga kumugira izo nama, ari uko yamukundaga cyane. Nuko uwo mukobwa nawe amubwira ko ubu ngubu yiteguye bakundana nta kibazo. Barasubirana, urukundo rwabo rurakomera, gusa ya sida irazamuka, Nyamukobwa araremba. Umuhungu amujyana kwa muganga, akamwitaho cyane, gusa umukobwa bamufata ibizamini, bamubwira ko afite agakoko gatera sida. Aratangara, ariheba cyane, gusa n'ubundi uko yari azi imico ye mibi arabyakira. Nyuma umuhungu yaje gutegura ko babana. Umukobwa arabyemera kandi azi ko arwaye sida. Nyuma yo kubyemera hatangiye gutegurwa ubukwe bwabo. Nuko Nyamukobwa bimwanga mu nda, niko kubaza inshuti ye magara y'umukobwa niba yabwiza ukuri uwo muhungu bakundana. Inshuti ye iramubuza, gatibuza amahirwe yo kubaho neza, nawe arabiceceka. Nuko mu ijoro ry'umuhuro urubura cy'ubukwe buri bubi, uwo mukobwa yaje gusurwa n'abahungu b'inshuti ze. Nuko basangira inzoga nyinshi, barasinda bararana mu buriri bumwe. Ibyo byose babikoze hari ufata amafoto. Bukeye asanga yaranye n'abo bahungu, arumirwa agira ubwoba. Nuko wa muhungu bakundanaga wari ugiye gukorana nabo ubukwe, amubwira ko ibyabaye byose muri iryo joro yabimenye. Nuko umukobwa asaba imbabazi umuhungu arazimuha, kuko ni byinshi yamubabariye. Nuko ubukwe burataha, umusore acyura umugeni we. Nuko muri iryo joro umukobwa abura amahoro, atinya kurarana n'umugabo we, gatamwanduza agakoko gatera sida, maze afata umwanzuro wo kubimubwira. Umuhungu biramurenga, arababara cyane, gusa abwira umukobwa ko adashoboye kumwihanganira kuri iyo nshuro, dore ko yamubabariye byinshi. Ubu ngubu ho baratandukana. Iryo joro Nyamukobwa niko gutaha iwabo, mbese abura byose, muri make aba nk'ingata imennye. Ese iyi nkuru
bigusigiye iki? Ntuzigere na rimwe winjira mu rukundo utateguye, utabanje gufata igihe ngo utekereze kandi unasesengure urwo rukundo. Si byiza habe na gato kugira inshuti imwe gusa ngo abe ariwe ugisha inama yonyine, ahubwo ujye ugira abantu benshi ugisha inama, ufate umwanzuro ugendeye ku bitekerezo bitandukanye. True love does not cost anything. It's just needed to believe each other. Rimwe na rimwe uba ukeneye kuba wowe ukifatira imyanzuro yawe bitewe n'ibibazo uguyemo cyangwa uba wisanzemo. Buri gihe ujye ugerageza kwifatira imyanzuro mu kubaka urukundo rukomeye kugira ngo urwanye gukina n'imitima y'abantu, ntuzigere ubabaza umutima ugukunda. Every quiet service requires experts and caring people. We all need good mood and it requires nice place. We have solution for you. We are Martin's Expert Home. Your happiness is our first priority. We offer best services as following: the best restaurant with every kind of food and beverage, the unique bar where you can take your drinks safely. In Martin's Expert Home is the only place you can find the best multi-purpose hall where your weddings, meetings, or any other kind of ceremony can take place. Accommodation bedroom where you can take rest even if you can be with your family. Good environment and the nice temperature makes everyone feel comfortable at our place, which makes you relax well. We are located in Rwanda, Western Province, Rubavu District, Nyundo Sector, near Ipfundo Tea Company, at Rubavu Kigali Main Road, 8 km from Gisenyi Town. For more information, please visit our website www.martins-home-rwanda.com, and also make your reservation through our contact number +250 78 96 78 633. Martin's Expert Home. Quality is created by experts and it has its value. You are most welcome.